turabasuhuje bakunzi b'Ishako TV, tubashimiye buryo mujya mukurikirana ubu butumwa hano ku Ishako TV, uri kumwe na Pasiteri Karekezi, kandi message zanyu n'inama zanyu bijya bitufasha. Imana ibagirire neza. Uyu munsi dufite kuganira ku ijambo ry'Imana, maze iminsi mbaganiriza kubakurikiye ubutumwa ibyerekeranye n'imyitwarire ya Kristo, cyangwa tuhugurana uburyo dukwiye kwitwara kugira ngo dushobore kujya muri kino gihugu cyo mu ijuru. Ubu rero nabwo sinza kujya kure, turahugurana kugira ngo dushobore kubashishwa kugera muri kino gihugu cyo mu ijuru. Ni byinshi birimo bigoye, ndetse tugeze muri ya minsi Paulo yavugaga, kandi tukagera muri ya minsi ati hazabaho ibihe birushya, abantu bikanda birarira bibona, batumvira abantu, ibyigenge, ndetse kugeza naho byaboneka no mu matorero abantu bakora uko bishakiye, nyamara atari ko byari bikwiye kumera. Ni iminsi rero iruhije, ariko ni iminsi nanone tugomba gucungamwo ubugingo bwacu. Imana ibagirire neza rero, kandi Uwiteka babe hafi. Niki gituma rero abantu dukamutse muri iyi minsi? Uraganiriza umuntu uwo ari we wese akakubwira ati nta kigenda, ndumva ndimwo nkama, iminsi y'imperuka yangezeho, iminsi y'imperuka yageze no mu itorero, twacitse intege, twasubiye inyuma. Ese koko dukwiye guheranwa n'iyi minsi y'imperuka? Cyane cyane rero usanga nta kindi kintu kitubujije kwinjira mu mbaraga z'umwuka, ni uko utagira ijambo ry'Imana. Jya nkunda kubakangurira gusoma ijambo ry'Imana. Dawudi yageze aho avuga ngo naribitse mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Itabaza ry'ibirenge byacu ritumurikiraho tugiye kujya hose. Dufite byinshi rero turimo dukora byitwa ko ari umurimo w'Imana, ariko byose nitubikora tudafite ijambo ry'Imana muri twe. Satani icyo kintu yarakigambiriye, arakivuga, avuga ati nzabareka baririmbe, nzabareka birirwe ku misozi, nzabareka birirwe bavuga mu nsengero babyina cyane, ariko mbakinge gusoma muri kira kintu cyabo, ari ryo jambo ry'Imana, ari ryo Bibiliya. Iki gitabo kirimo ibisubizo byose by'ibibazo byawe. Iki gitabo kirimo ibisubizo byose by'ibibazo waba ufite. Imana ishimwe. Birya byose utekereza, kandi hano harimo n'ubwenge bukomeye bwo kugufasha muri kino gihe cya none. Yesu atugirire neza. Uburyo rero Satani arimo akoreshamwo, arakinga abantu kureba muri Bibiliya. Tukirirwa mu nkuru zimwe na zimwe dushobora kuba twahimba kugira ngo zibe zo gufasha abantu. Ubundi tukirirwa mu tuntu kubyina cyane, nabyo ni byiza simbyanze. Ejo bundi nibwo nageze ahantu umuntu arambwira ati turarambiwe, dukeneye ijambo ry'Imana. Ndetse ntimuribona? Ati oya, tugera mu rusengero tukabyina, twagera hagati tugatera amakorasi menshi, twagera hagati hakururuka ubuhanuzi, ati tugakurikizaho amatangazo tugataha. Bakeneye iki? Ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Amaso arabivuga ati muri iyo minsi abantu bazaba bafite inzara n'inyota, atari ko si y'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, atahubwo abantu bazaba bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Imana itugirire. Ni ibiryo abantu bashobora kuba barya. Niyo mpamvu Satani agukinga kurebamwo hano muri Bibiliya, kuko azi ko uhakura ibisubizo byose. Akagukinga ukayihungura, ujya ku cyumweru gusa gusenga. Ariko ndagira ngo mbabwire, mukangukire gusoma ijambo ry'Imana. Muzakuramo ibisubizo byose, muzakuramo imbaraga zose zizava mu ijambo ry'Imana. Mwibuke impamvu bakangurira ijambo ry'Imana. Abazi igitabo cy'umugenzi, mu Kristo yahuye na Porowani, bararwanye. Agakiza ariyo ngofero. Efeso 6:10 ngo mwambara agakiza k'ab'ingofero. Iyo ngofero yatakaye nk'ahariye.
ya Mukristo. Kiriya cyuma gikingira igituza yari yakicaye Apoloni. Inkweto ari bwo butumwa bwiza zari zavuyemo. Mukristo yari asigaye agaramye atya, Apoloni amwicaye mu gatuza, ingofero yatakaye, inkweto zavuyemo, nta bundi butabazi yari asigaye. Mukristo yibuka ko afite inkota hano kwitako, ngo arayizamura. Apoloni mu gihe yigamba, Mukristo amutera ya nkota, Apoloni agwara. Inkota ariyo jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana ni intwari ikomeye cyane dukwiye kwitwaza muri kino gihe nk'abakristo. Imana idufashe. Niki rero kitumaramwo imbaraga muri kino gihe cya none? Niki gitumye dusa n'abandi? Nuko tutagisoma ijambo ry'Imana. Nahoze ndeba ijambo hariya muri Hoseya ibice byaho 7 umurongo wa 8 n'uwa 9. Muraza kwasoma hari Efraimu. Imana ivuga kuri Efraimu, yacitse intege. Imana idufashe. Bameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe, kuko yivanze n'andi mahanga. Imana itugire neza. Hoseya ibice byaho 7 umurongo wa 8 n'uwa 9. Abanyamuhanga bamumaze mu imbaraga, kandi ngo ameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Imana idufashe. Efraimu, kandi Efraimu tumwibukiranye ni umuhungu wa Yosefu, kuko yahabyariye muri Egiputi Efraimu na Manase, bakaba abuzukuru ba Yakobo. Murumva ko ibyo ari byo byose uyu mwana n'uwo mu nzu y'Imana. Ariko Imana irahindukira ati yameze imvi z'urutaru, imvi ze zarivangavanze, atameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Kubera iki? Yivanze n'abanyamahanga bamumaramwo imbaraga. Imana idufashe. Igihe kimwe abana b'Imana batangiye kujya bagisha Farawo inama, nibwo imbaraga nkeya zinjiye. Inama zose barazigira, aho kugira ngo bagishe Uwiteka inama bakajya kugisha Farawo inama, niho imbaraga zinjiriye nkeya, abantu batangira gusa n'abandi. Imana idufashe. Kwivanga n'andi mahanga bijya bitumaramwo imbaraga mu buzima bwacu. Tumeze nk'umutsima, itorero ry'iki gihe tumeze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Hano turaba Kristo, hano tukaba abapagani. Ndimwo ndatangara cyane. Mu gihe cyashize naganiriye n'umuntu w'umupfumu, duhuriye mu nzira kuko turaziranye. Arambwira ati ariko pastor, ati iyo umbwira gukizwa, ati bura uje iwanjye ku cyumweru ikigoroba, kakwereka abarokore bavuye mu nsengero baba baje n'iwanjye kumbaza. Ati rimwe uzaze mbakwereka. Ati rero gukizwa se ni iki? Baramwirirwa mubyinana ntibucya bakaza gupfumaguza iwacu. Imana idufashe. Dufite abanyetorero bahiye uruhande rumwe. Iyo tubabona basa babyina bagira tukagira ngo ni abantu, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Itorero rya Laodikiya ati kudakonje ntubira, ati ngiye kukuruka. Ndashaka kuvuga kuba agakiza kazima, kuzura imbaraga z'Imana, ukamesa rumwe. Imana itugirire neza. Aba banyayisirayeli bavayo, Uwiteka Imana yabwiye Mose ngo babwire ntibase n'abanyegiputa bavuyemo, kandi ntibase n'abanyakanani basanga, bagumye baba ubwoko bwanjye, be kwivanga n'andi mahanga, be gufata umuco w'andi mahanga. Iyo twageze mu muco w'abanyamahanga tutangira kubaho ubwiza bw'Imana.
iyo twatangiye kugira ibiganiro by'abanyamahanga dutangira kuvaho ubwiza bw'Imana. Iyo twatangiye kwifatanya n'abanyamahanga muri make badakijijwe batumaramwe imbaraga buri gihe. Efurayimu ameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Ndashaka kukubwira ngo uhitemwo kimwe. Abakristo benshi Mwuka w'Imana arahamiriza ko ari uwo mutsima uhiye uruhande rumwe, ahandi bakaba babisi, bakaba nk'ibisanzwe. Imana itugire neza kandi imbaraga z'Imana zitube hafi. Perutse kuganira n'umuntu umwe anyereka neza yuko uburyo hari imihango ajya yitabira iwabo, ariko arambwira ati ngewe ndakijijwe, atari ku iwacu nanone sinavayo sinagenza gute, kuko iyo bakoresheje ikirori bagaterekera bakabandwa ayo banyatse ndayabaha. Ariko ni kwa kundi dayimoni zijya gufata zikagufatira abantu ukavuga ngo kuki kandi nkijijwe, ariko uracyari iwanyu, uracyabashyigikiye muri ya mihango bakora. Ntabwo wagiye ngo utere no kugura iyo hene, wohereje ayo kugura izo nzoga. Iyo baterekera barashyiramwo batereje bavuge n'abana babo no mwuzukuru abuzukuru babo n'abana bawe barimwo. Niyo mpamvu usanga dayimoni zikizenguruka mu miryango, ibyakarande bikiruka ku buzima bw'abawe, nuko wavuyeyo utavuyeyo. Ariko Imana irangije ibwira Aburahamu ngo va kwa Sotera, usiga ibizirwamana by'iwanyu, usiga ibintu byose, ugende njye kukwereka aho ugomba kujya. Imana ishimwe. Yesu arababwira aterega ntimutekereze ko naje kuzana amahoro mu isi, naje gutanya umukazana na nyirabukwe, umwana na se. Niki ntabwo ari ugutanya kundi, nuko kwizera kwawe kuzagutandukanya na bene wanyu. Imana itugire neza. Efurayimu ameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Yesu atugirire neza. Ndababaye cyane muri kino gihe ntabwo ukimenya umukristo n'umupagani, bantu bose baravanze. Mihango yose mu bukristo barajyamwo, mu gipagani hakajyamwo. Ariko ndakangurira kugira ngo gukizwa gushya impande zose, kudakonje ntubire, ngiye kukuruka. Imana irashaka ko duhitamwo kimwe, imbaraga z'Imana zitube hafi. Pawulo yandikira Abaroma arababwira ati izina ry'Uwiteka riratukwa mu bapagani ku bwanyu. Hari abantu Yesu arongera arabivuga muri Matayo ati mwa Bafarisayo mw'indyarya mwe muzabona ishyano rya mu banyamahanga. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uyu munsi rero yashatse ko tuganira, tumaze iminsi duhugurana, ariko dushya impande zose. Mureke tuba abakristo hose, mu mvugo, mu bikorwa, mu bitekerezo. Aho dutuye tumurike. Yesu yaje ari umucyo umurikira amahanga, ariko natwe aradusaba kugira ngo aho dutuye tumurike. Ese mwene da, urumura aho utuye, urumura aho ukora, urumura aho wiga, uri muri sosiyete ubamwo, cyangwa iyo urinjira bagakuka ibikubo. Imana itugirene. Bati wa murokore w'umupfaraje, wa mukristo w'umupfaraje. Imana itugire neza. Mureke twinjiye. Imana rero iragaye. Efurayimu rero ameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe, hamwe wamurya ahandi ni mubisi. Imana idufashe. Mureke dushya ahantu hose, tuba abakristo hose. Uyu muririmbya nezera ati nge ndi umukristo ni 108, ati nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa. Nta bihe bizambuza kuba umukristo. Ariko buravuga ko wacogoye mwene da, ni ibihe byo mu minsi imperuka, ni ibihe turimo. Ariko muri iyi minsi urabona n'ibyorezo, isi yahindutse, ibintu byaba. Ntabwo tugomba guhindurwa n'ibihe ngo bitubuze kuba abakristo. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Tugomba kuba abakristo ibihe byose. Nababwiye ko Daniel na Sadraka na Meshaki na Abedinego ntabwo bahinduwe n'ibihe ngo nabo baba abakarudayo nk'abandi. Bize amashuri y'abakarudayo, bicara kuri bafata note z'abakarudayo, ariko ntabwo bigeze bashyira ubukarudaya muri bo. Bamenye icyo bari cyo.
ntabwo bahiye uruhande rumwe ngo urundi baba bakarudaye, bahiye uruhande rwose, baba bakristo ibihe byose. Imana itugirire neza. Ndabakangurira rero kugira ngo dusenge Imana, twinginge Imana iduhe imbaraga kugira ngo dushobore guhamya ubukristo bwacu kandi twe kuba nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Imana rero ibagirire neza kandi Uwiteka abafashe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mana, ufashe ubwoko bwawe twumvise iri jambo, uturinde kuba nka Efurayimu uhiye uruhande rumwe, ahubwo duhe kuba abakristo ibihe byose kandi uduhe imbaraga kugira ngo tuneshe iby'iki gihe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibagirire neza rero kandi mugubwe neza ku Ishako TV, amen.